Tanyihitira. Wabahoraga iki? Nyumva wabahoraga iki? Umukobwa namuzizaga umugabo wanjye. Yari yarantwariye umugabo. Nanjye nkunda Revisi yaranyanze. Ngaho da. So ufite umugabo se? Anyumvira. Kuraho na kimwe ko bishobora. Wahitupfa. Kuraho na kimwe. Nababura umwe kugo gugo. Oya na amashokoro uri kumuza. Yamaye data. Kwaguye hasi kamufata nta bushobozi ufite bwo kugira ngo umukoreho Yesu bunapfuye usibye nge. Yes, kanizere ko umumeze neza cyane mudukurikirana umunsi ku munsi. Dahema kora subscribe, like na comment kuri 500. Nizere ko umeze neza cyane, nizere ko uri w'agaciro nawe bizi neza yuko murabizi ko mudahari ntacyo twakora kuko nimwe dukora kubera mwebwe, duhari kubera ko muduha inkunga zanyu zikomeye cyane. Mwe muduhereza subscribe turabashimiye cyane. Namwe mutarayikora uyu ni wo mwanya ndibaza ko ari wo mwanya kugira ngo tubasha kubana n'abantu byacu bya buri munsi. Yitita pass ngo cyatanga tsakanza babere shabure byabuze mu tutayabode cyangwa se gahanga kananiye abaguni hano nimba aho magaze muri ko hareba abantu bari hano muri kubareba n'abantu batatu ushobora kuba mu mazi cyangwa se mutabazi, ariko ndibaza ko nta muntu utabazi keretse umuntu waba afite ikibazo. Meze neza cyane kuri subscribe na like na share kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure cyane hashoboka. Mwayikaze urakoze cyane. Meze neza yari naramuga amazina yawe watanye twibwira ko ngeye mugambwe tuvuye kugira ngo hagarano wewe ntari yafite mikoro hirya wowe. Amazina yawe? Nitwa Izabayo Dino. Izabayo Dino. Yes. Meze neza cyane. Nago nakuvuga sinovugira hejuru muga. Ako nakiro wazwibwa kugira ngo wadukurikiye kugira ngo banyita muganga Kamegere. Okay. Kano kanya nkuko muri babibwiye sinzi niba mubazi cyangwa mutabazi, ariko kano kanya uyu muhungu yo kuruhane n'abambwiye ati ndagukeneye mpuzana muganga ngira icyo mbasha gukora. Kano kanya wenda mu ncamake kugira ngo batangiye kwira kugira ngo tuze kugera naho tugomba kugera hakiri kare, ndagira ngo atubwire icyatumye kano kanya ari hano. Ngewe cyatumye ndaha ngaha ngira nk'uko nari nabigusobanuriye nakubwiye ko nyine yuko wamuza n'umuganga yego ku kibazo cya mama wanjye nyine yagize cyo kuba yasara. Nicyo urabizi ko twabanje kuvugana. Okay, muraza kunyihangana ngewe ko ngewe nkunda kuvugisha ukuri ntago nyambeshya. Mama we urwaye ni wawonde waruze ntago ntinya kubivuga ariko wenda ntago izasubira, ariko ni wawundi waruze Elvis arasara ku gasozi ndetse afata n'undi mukobwa wundi nawe biza kugenda gutyo arasara ajya ku gasozi, nyuma aza guhabwa igihano na muganga wamwita sindi nimba bamwita ngo kitara cyitwa ngo ba muganga haye igihano uriya mukecuru yitwa ntabwo mwibuka, ariko musubiye mu video twakoze kuko twakoze video nyinshi cyane ntabwo manibuka ngo ninde, ariko musubiye mu video twakoze mwamumenye. So yahawe igihano nawe rero yari ku gasozi muri no minsi, ariko kano kanya imiryango yahagutse avuga ati reka dufatanye duvuze umuntu ko ako wenda none nimba umuntu akoze ikosa akaba yaranarihaniwe ndibaza ko bihagije. Muga uri tayari? Nitwa muganga Kamegere ndi tayari. Umwana yansabye ubufasha, mama we yakoze amakosa cyane arahemuka kandi mfite ubushobozi no kugira ngo nzahure abahemutse nongere mbagarure mu bontu. Mama we yahemukiye abantu babiri, ariko mu mwaka kanya mama we ngomba kuzamufura kandi ndamufura akire, ariko muhi imbaraga tukatuzongera guhemuka umwana we yishimye. Okay, tugende kuko twatangiye hafi y'ahantu batubwiye ashobora kuba aherereye. Turagenda tugereyo, cameraman wifunge neza utaza gusitara cyangwa se kamera ramusaza kayimena. Abantu bose ntago babyoroshye ukurikirana uri kure cyane. So mukore subscribe nyamuneka kuri Cyomoro 50 kuri Neza TV show, aho tuzatuhahurira ndetse no kuri Enon TV
mu bice bigiye bitandukanye tuba tuhabereye. Wowe umuntu ushaka kwamamaza ko byakwiye ngo bitere imbere, hamagara 0788 iyo ni nimero yanjye bwite, ntago ari nimero ya muganga. Ya muganga we narayishyira ku kiganiro kugira ngo n'abafite ibibazo bigiye bitandukanye azabafashe, ariko iyo mvuze ni yanjye ntago ari ya muganga. Mutazabyitiranya, hari abantu bajya bitiranya ibintu ugasanga ni okay. Ntabwo nakomeza ntiyamye abantu bavuga ngo, ugasanga umuntu ufasha amafaranga urayoheje, ntuzi umuntu uyoheje, ntunamamaga video call ngo ayoheje umunyamakuru urabizi ko ari urimo kuvuga. Hari umumama uri hanze y'igihugu twavuganye ejo bundi, nizere ko nabafashe isomo, kuko niba uvuze ngo umunyamakuru woheje, rero kuko uwo muntu niba ari we cyangwa se yabyitiye, kuko ari igihe umuntu akora video ugasanga undi muntu arayaploadinze, yaploadinze rero ugasanga aho nimero usanga utazi ngo byifashe bite. So ibyo rero ni impamvu ngomba kubahereza, kuko ntago nakwicara ngo ntere iryinyo umuntu uza gutera iryinyo mukira muganga ari vuga gutera agati mu ryinyo. Tugendere tuhagere reko byifashe ibyo kumureba rega. Wizeye ko mama wari bukire? Oya mama wanjye arakira. Ese ko kubona nakubwiye ati nshaka yuko umuza nawe, nuko nawe hari umuntu wari wakundangiye, kandi uzi ko ibintu ukora nyine biba biri clear. Okay. Muga bambwiye ko arimo hano mo imbere, rero sinzi kugira ngo arimo hano. Uyu mwana yasabye ubufasha. Dore nguyu araduha mama none kaba matebuke eko none ubwo namuherukaga pe. Ya ibishangara naye namuherukaga ari mu mazi pfiriya, ariko urabona ko yavuyemo agenda yimuka. N'ubundi urumva hano ashobora kuba yaranarimo, kuko ndibaza ejo nibwo imvura yaguye, ahubwo ashobora kuba yarahungiraga amazi hano, nabwo abona hari amazi ari gucaho. Tukajya kumurebera cyangwa muga tumwegereze uwo mwana. Mbere yo kumureba, uyu mwana yasabye ubufasha narabumwemereye, ariko ubwo bufasha wa mwana mama wawe yarasaze kubera ibibi yakoze. Yaroze abantu babiri, abo yahemukiye nabo bamuteza iyo mwangara. Ureba kugira ngo agire igikorwa, sibyo muha gatatu ku mpigi zanjye, muhitamo mubona ni impigi zanjye, byegeranyo rero ni impigi zanjye, muhaho gatatu ku mpigi zanjye kugira ngo nze kumugarura ubuzima bw'ubugome yakoze. Muhaho gatatu ku mpigi zanjye, ahita azamuka hari mbere yari ari mu mazi. Uranyumva? Yego ndabyumva. Wa mwana wese ubufasha sinabukwemereye, warabonyemereye kandi agushimiye pe. Muganga Kamegere uyu waguhaye ubutumwa ntabwo yakubeshye. Ibyo nkora none urayini biremewe wa mwana we, ariko ni mushyeho gatatu azamukamo hariya mbere yari mu mazi, mbere ukiza kunsaba ubufasha yahise ava hariya mu mazi, noneho nongeye gukora mu nganzo, nibwo reba harakamutse wa mwana. Yahise ava muri amazi, yagiye ahandi. Ninjye wamujyanye se? Ubugome yakoze buragaragara, sinjye wamujyanye. Wongeye kuza kunsaba ubufasha, ariko uyu munsi urabona igisubizo arakira. Ariko mbere yo gukira kwizi impigi zanjye, muhaho gatatu mbere kugira aze gukira wa mwana we, uze kuhabwa igisubizo zo gukira. Muhaho gatatu, umva ibi bya bindi bari baramuteje byose by'ubugome yakoze, ahita tumbagira akarenga akiruka. Nongera kugiranya nkakora ko uyu mukozi wa nyirakarangagiro ahita agaruka akicara, byose bigakira. Tukamubaza ibyo yakoze byose, akaza kuvurwa. Tugiye muri Nyirabukandagara, Nyabukandagara ngo Nyabukandagara ahita akira, akatubwira ibibi yakoze. Wamanuka tukagira tukabanza tukamureba, dore mbanza gukora mu nganzo ku bufasha wampaye. nyine yakoze nabi,
umva burese wa mwana muhaho gatatu agahita aza ma ahita sara akarenga aha Tamaye nka data. buriya namuceho gatatu Arigutse. Kiye kumufata nabi sinadukubita. Arazamuka wa mwana akagucika arenga azamuka akarenga. Nitinyira basa. Reka muza. Uramuza no Aragukubita. Aragukubita. Ye sinabizwi. Azamuka. Tamaye nka data. Oya. Tamaye. Zamuka cahano wa mwana. Zamuka. Nawanyura acaha nawe. Tamaye nka data. Nawanyura wa mwana. Tamaye nka data. ko mbona bitoroshye Azamuka Sinakubwiraga. Sinakubwiraga. Ase ngwira nkubwire. Zamuka uzano. Tamaye nka data duteye umugongo. Anyura ha. Burana husheho nubundi birakora. Nabikoze azamuka. Anyura hakazamuka. Mu mugabo hari haramwirantu. Reba hano nje nkangurira hari. Buriya arazamuka. Wa mwana ndagufasha. Nese arabirije kinga zamuka se. Arabirije kingani. zamuke Nyirahundu. Nyongo niyo. Yaje. Nabivuze ya. Kahoda. Yamunde. Bakureke. Hehe. Yaje. Yamwese atakubita. Yaje. Tanyihitira. Ana yanjye. Ageuka aje muri yabunduguru. Arageuka. Muzane turebe. muze Yo twanguka. muze karimo aragenda se Araza. yirutse Araza ntiyarenga. Ndacungira kure. Mufate. Mwakisho giti. Uri kumwegera ntumwa igiti. Ntabwo namugera ngiye. Umva. Ni njyenyine afite ubushobozi. Njyenyine. Uyu. Wa mwana ufasha nsabye sinabuguhaye. barabonye Noneho ndakwereka ari muzima n'ubugome yakoze muri abandi bangahe. Ni nge mutamika umuti. Byose arabisora n'abandi yahemukiye. Yabuhunduguru emera. Ntabwo ngiye washobora kundwa. Nshira muri Nyirankandagara. Wenya umva. Naguhaye imbaraga zanjye. shamuze kuri kumusesekamo Babura umwuka gugugwa. baya na amashokoro uri kumusesekamo Tamaye nka data. Naguhaye. Aka giti. Kwaguye hasi. Kamufata. muze Nta bushobozi ufite bwo kugira ngo wowe umukoreho nese yewe. ubu napfuye Usibye nge nta bushobozi wowe ufite. Ni nge mfite ubushobozi. Eguka. Ni nge bushobozi ngewe eguka. Ni nge bushobozi. Egamaho. Ni nge mfite ubushobozi. Byarashe ndeba. Nta bushobozi wagahungu. Mureshanura. Oya. Bushobozi sindi bugo ubushobozi mama wawe ugome yakoze byose nkabikwereka. Ninjye mfite ubushobozi. Umva inabi wagize uyu munsi ntuzayisubira ndakuvura njye muganga Kamegere navuye benshi abagiye bampingororana. Umva mbere ariko kujyane ku mwana wawe ikibi wakoze orasara urabanza wongere wiruke nkuko abanje gusara ukajya maze ukava ukajya aho mu nabivuze orasara uje kwanza wiruke Nese ugiye kumuvura, uramuvuye, uramusarishije ukoze iki? Ntago ngewe ikibi yakoze kirabanza kimukarange ndamuvura. Wenyu nese waba wamuvuye agakira bikarangira kukanka nibyo ni ngombwa bite bya aravuga namuvuye arababwiye yewe ninde waroze Ndoga ninde waroze wowe nyine uhundugiri yavuze babi ni Revisi undi ni umukobwa wari wantwariye umugabo yego nka data ganyuma nanyu wanyumvise wakana we wanyumvise
umukobwa byose ari mu mazi nta na kimwe cyashoboka nta n'uwari uzi ibyago byagenze umukobwa noneho yewe ndavura wanyuma ndiye muze muganga Kamegeri ndiye muze muganga Kamegeri wahagurutse se muze wamuvuye byabisazi birahagurutse se ngwino ufite ubushobozi reka umva ubushobozi mfite nta burenganzira ibisazi byose n'amagini ufite yose nagukuyemo byose icara kwiribuye yanyara kanzagara icara hano kwiribuye niryo ngutegetse icara hano nge mfite ubushobozi icara kwiribuye harimo byose icara kwiribuye noneho byose ubivemo uyu uramuzi habanza kuva bya satani n'inkongo n'imana zo kwanya umva no kwa rugaravu ibi byose mfite ubushobozi hasigaye nyira ntabwo wemeye kubikuraho kuraho na kimwe urako bishobora kuraho na kimwe waye uburenganzira wabishobora wayitupa nta na kimwe ushobora kuraho na kamwe njyewe ndakoresha imbaraga zanjye ngiye muze Kamegeri ngaho kora nibwo ari mama wawe ntiwahemutse wahemukiye ndi Elvis ubugome wakoze naramukundaga kahoda bishe mama wawe amafuti yiwe bavuga ko nta kintu yakoze wakana we uza kusaba ubufasha ari hehe Elvis ari hehe reka naye ntago nabaga ndi nanjye nese ko naje utangiye kubyo yakoze umva urandeba ningiye muganga Kamegeri ntago nkuzi mubwire niba afite ubushobozi kurona agatanyu kamwe usibye njye nakoreho mwese ntago mbazi ngiye ninjye muganga ngomba kukuvura njyenyine ubu se reba ibi byose wambara ni ibi uranyumva n'ibitenge hahandi waga mu mazi rogera ahumutse uyu mwana izi ko wageze ahumutse uyu mwana wawe yari yarabanje kuza kumbaza ukava mu mazi kube neza yakugiriye uranyumva wa mwana we ukuntu umubyeyi warako yarahemutse ni umugome mama ukuntu ngukunda ariko wabahoraga iki nyumva wabahoraga iki umukobwa namuzizaga umugabo wanjye yari yarantwariye umugabo nanjye nkunda Elvis yaranyanze ngaho da so ufite umugabo se anyumvira umugabo wanjye yari yaragiye mukuru wa mukobwa nanjye wakana ugira amahirwe akakagabo nako keshanura cyane kakundangiye mama wawe byose birasubizwa nguyu umva aragenda ari muzima imbaraga zanjye aba kano kantu bavuze ko umukuraho nabanje kugira ngo nereke umwana ubushobozi mfite nakuraho n'akantu na gato kugira ngo abyombe muganga usubiraza kurangira gutya uyu mwana wa muntu nyawe ngiye mfite ubushobozi uranyumva neza wa mwana uzi ukuntu ukiri mutoya kandi ufite iterambere ntukagire icyo ubura uyu mubyeyi arakubabaje uranyumva uyu mubyeyi wawe wa mubyeyi umva uranyumva ureba ni muganga Kamegeri uranyumva si ibi byose byavuye kuraho uyu nta busho ninjye mfite ubutenge shira hariya iyi ni imyanda yose yanda wabonye ingofero yanjye nyumva njye muganga Kamegeri umva igiremo hano nyahunduguru irebera umva wayibonye ingofero yanjye umva wambonye uramubona mama wawe ibyabi byose ibi byose ninjye dufiteho ciramo gatatu ongera sawa urakina nanjye wowe watangiye ugashimije ciraho tuvuga kuzamo ntago
ciraho gata fata mama wawe aho uri hehe yewe wa munarakiza uri kumwe n'umwana turi kumwe hu urindeze ni Dino wanze nani wawe ni Dino nka data ninjye mbona nari wagiye nesa ubwo wewe wari uri ana yanjye uyu ni muganga Kamegera muganga uyu yitwa muganga yaje gukora iki Kamegera yaje ninjye wakuvuye kandi wakize urarwaye wagiye mu bihujya mu bishangugiro tujya urarwaye bihano biraba byari nguyu umuhungu wawe ni wansabye ubufasha usenda sagute urasa ibi bisa wari ubyikoreye reba ibintu wari wambaye warahemutse ndakuvura kubera ntabwo wari ubyambaye ibi byose none se nazize warahemutse baguteza iki umwanga n'ibisazi ndakuvura nguyu mwana wawe wansabye ubufasha anyoboye kuyu nguyu nguyu mwana wawe wansabye ubufasha nabaga mu rugo